Agace ka gatatu. Duherukana papa wa Ariana atuguye hejuru twicaye imbere y'igipangu. Papa wa Ariana ubwo yaraje ati ndabafashe, mudahaguruka aho ngaho mukomeze mwicare. Ariana yatangiye kwisobanura ati papa, uyu muhungu turasengana, bamwita Top Sam, yaramperekeje. Papa ati ziba, saa yine z'ijoro nta soni, aho niho mubera mubera indaya. Aka gahungu nako ubwo yahise anyataka atangira kunkubita, nanjye ntimbabarira binkubita. Ariana ati papa, aho kumukubita basi kubita njyewe. Ubwo Ariana nawe yansabiraga imbabazi nyine. Papa ati oya, reka mbanze nkavunagure nkazirike mu gitondo akajyana kuri polisi. Ariana ati ariko ubundi papa, ikibi twakoze ni iki? Papa ati umukobwa w'umunyeshuri ugenda amajoro n'abasore, imyaka 17 ufite niyo gushuka, ni niyo mpamvu usigaye utsindwa mu ishuri. Papa Ariana yarankubise arankurubana ayinjiza mu gipangu, na mama wa baraje akubita Ariana. Dore ngo induru ziravuga, nari ndimo kwibaza uko ndi buva aho ngaho. Kubera twasakuzaga abaturanyi bose baza bahurura barungurukira inyuma y'igipangu. Ariana yahise ambwira ngo niruke abandi bantu bataraza. Nise nishikanuza papa we musunika hasi, mpita nsimbuka igipangu ngo hanze ndatsikira ndavunika. Nirukanse ijoro ryose ngwira ibiti ncumbagira, bagira ngo nari umujura. Mbega ijongurira abari bibi, byari ibibazo gusa. Nise ninjira mu nzu nacurizagamo ndifungirana nikubita ku buriri. Nari ndimo kwahagira, natekereza ahantu nsize umwana w'abandi, umutima uranga umatiriza gusubirayo. Nise nongera nkingaho genda ncumbagira, mpagarara ahantu hafi yo kwa Ariana, numva bacecetse. Ndahegera nsanga induru zarekeye, numva ndatuje uko biri. Nasubiye mu rugo ndaryama, nkubwije ukuri sinasinziriye. Nafashe agatotsi, bukeye naje kubyuka nka saa 3 z'amanywa. Nari mfite amatsiko yo kurebana mu maso na Ariana, nkamusaba imbabazi z'ibyago namuteje. Mbega ababyeyi babi, sha narakubiswe koko. Nashyuhije amazi nkandaho ni navunitse ku kirenge, uburi nteka ibyo abanyeshuri baza kugura. Breakfast yarageze, abanyeshuri baza gufata icyayi nk'uko bisanzwe. Ntegereza ko Ariana aza ndaheba. Ari inshuti ya Ariana yaje wenyine, mubaza amakuru ya Ariana, ambwira ko nawe uwo munsi ataje ku ishuri. Ambwira ko nawe uwo munsi atamubonye, ahubwo nawe yibaza impamvu ataje ku ishuri. Nakenze ko iwabo baba bamukubise cyane akanyongwa kugenda. Nabuze icyo gukora. Natumyeho Areni araza musaba ko aza kujya gusura Ariana akazazamo amakuru y'icyamubayeho, kuko nge sinari kwatinyuka. Uwo munsi warije, ejo Areni yaraje amakuru yose. Ubwo Areni atangiye kumbwira ati nagiyeyo nsanga araryamye, ntabwo avuga, ntabwo arya. Mama we yamusabye imbabazi ariko ntacyo bitanga, yirirwa arira. Gusa navuye ntazi icyo yabaye, na mama we yanze kumbwira icyo yabaye. Ariko yambaye agapapuro, ndebyeho mbona izina ryawe, kariho nimero ze za telefone. Nanjye nahise mbwira Areni nti ngaho imizo nimero kandi urakoze. Areni arambaza ati none se wowe icyo yabaye? Nanjye namubwira nti ntabwo nkizi, wenda ndaza kukimenya nimuvugisha. Ubwo nyine naramubeshyaga kuko nge icyo yari yabaye nari nkizi. Areni akimara kugenda nahise mfata telefone mpamagara za nimero, nazo zanga gucamo. Ndagerageza biranga, nabuze amahwemo n'ukuri. Natekereza ukuntu najya kumusura iwabo bakandeba, nabyo bikanyubira. Bigeze nimugoroba naramuhamagaye none hicamo, ariko nkumva atavuga. Nambwiye ko ndi Top Sam. Ubwo nawe nibwo atangiye kuvuga. Numva ni Ariana amaraso yanjye. Ariana arambaza ati sheri uracyahumeka? Nanjye nabwo ndacyahumeka ntacyo nabaye, ahubwo urampangayikishije. Ariana ati ukuntu bakubise nabitekerezaga nkumva ndasaze, umva afite isoni zo gukora mu maso n'ibyo ababyeyi banjye bagukoreye. Nanjye nti nukuri ntacyo nabaye, ahubwo yahihanganirwa ariko ku ishuri wiki ko sinshaka kubera ikigeragezo. Ariana ubwo yahise ambwira ati ubwo tuvuganye ejo nzaza, kandi mbabarire n'ababyeyi banjye niko bamera, baramfuhira cyane. Ubwo nahise mvuga nti ibyo nta kibazo, ahubwo nanjye mbabarire kuko ibyabaye byose ni ingemuzi wabyo. Ikimpangayikishije ni ukongera nkakubona mu maso, ukongera ukansekera. Ariana ndagukunda n'ukuri. Ariana yahise ambwira ati nanjye ndagukunda Top Sam. Twaraganiriye biratinda, noneho numva ndaruhutse kuko Ariana yaravuye mu bwigunge. Bwarakeye nkomeza akazi kanjye nk'uko bisanzwe. Amasaha yarageze, abanyeshuri batangira kuza gufata icyayi n'amata. Nari mfite isoni zo kurebana na Ariana amaso ku yandi nyuma y'ibyatubayeho. Hashize akanya nagiye kubona mbona groupe ya Ariana iramanutse, ubwo nawe yari abarimo. Umutima watangiye gutera insigane, ubwoba buraza. Ariana we aca inyuma ansangaho natangiraga amata. Yanturitse inyuma amfata mu nda, ndahindukira umugwamo. Abategereje barihangana,
Ariana nta soni yagiraga kuko yamuhobeye abanyeshuri bigana bamureba, atangira kumfasha gucuruza, twanze kuganira abandi batwumva. Igihe cya breakfast cyararangiye asubira ku ishuri. Nimugoroba amasomo arangiye yaje kuncaho, mbere yuko ataha akora mu gikapu yari afite, akora muri rya koti ryanjye ararimpereza. Disi ababizirikana. Yese yongera akoramo azamura impano yari yanzaniye. Byarantunguye cyane ukuntu umwana w'umunyeshuri udafite n'amafaranga yangura impano. Yarapfunduye mbona yanzaniye pome 3. Mu by'ukuri byaranshimishije. Burya mu rukundo impano yose ni impano, yaba nto cyangwa nini. Nafashe agapome kamwe ngacamo 2 turagasangira. Numva mbonye umwanya wo kuganira nawe bihagije. Ubwo Arene yarantangiye ati sheri, nari ngukumbuye. Nanjye nti nari ngukumbuye kandi merci ku bwa pome wanzaniye. Arene ati ashaka none mu rugo bamuha itegeko ryo kujya mu rugo saa 11:15. Sinzi icyo bacakaho. Nanjye nti none ugiye gute uncika tutaganiriye n'ukuntu nari ngukumbuye. Arene ati nukwihangana, nzajya ngusura neza kuri weekend. Nanjye nti basi reka tuganire umunota umwe. Arene ati okay nta kibazo. Twaganiriyeho ahita ataha. Bitewe n'uko abo bari baramuhaye amategeko akaze cyane yo gutaha kare, twabonanaga gake gashoboka, byatumaga mukumbura cyane. Twahura bigasa nk'umunsi mukuru. Iminsi 3 yashize tubonana amahushuka. Umunsi umwe baje kwiga basanga habaye konje. Ariana yanga gutaha ahita aza kunyisurira. Yaje yambaye uniform kuri imyenda yo ku ishuri, ajya mu cyumba cyanjye akuramo uniform yambara imwe mu myenda yanjye. Ariana ubwo yahise atangira kumbwira sheri, uyu munsi ndi uwawe unkurije icyo ushaka. Nanjye nti se iwanyu niwe kubura ntibiza kuba bibi. Ariana ati wapi, nabeshye ko nagiye ko anti wanjye utuye hariya hepfo. Nanjye nti Ariana nyumva neza, turakundana ariko sinshaka kuguteza ibyago. Ariana ati humura, papa yarazindutse, mama rero ntabwo yankanga. Ubwo yahise atangira gukora amasuku mu gikari, afata imyenda atangira kumesera, arakoropa, ashoje amasuku atangira guteka. Ubwo nanjye nari ndimo kwakira abakiriya. Saa 8 ibiribwa byari byahiye. Ariana ansaba gukinga nkaza tukarya. Gusa numvaga afite ubwoba ko iyo bari buzi kuduteza andi mahane. Ubwo naragiye nsanga Ariana yari yateguye ibyo kurya ku meza, inzu yayikoropye, byumba byogeje, imyenda imeshe, uburiri bushashe neza. Naratunguye kuko yabikoze nta cyambajije. Numvishe bindenze. Nigira ameza turafungura tunaganira. Ubwo natangiye kuvuga ni Ariana, ibi bintu ukoze birandenze, reka ngushimire bakoze. Ariana ati sheri, nubwo kwiga kwanjye bimbuza kukuba iruhande, naho ubundi nagukorera ibirenze ibi. Nanjye navuga nti ndabona bavamo umugore mwiza, nubwo twimeje gukundana fasha tuzanashakane. Ariana ati be humura, nanjye niyo ntego, ndi wawe igihe cyose. Nuko wenda mu rugo banyuma ubwigenge kuko ndi muto kandi niga. Nzakura noneho dukundane bose babibona. Uwo munsi ngo urukundo rudutwara, njye nakomeje kugira ubwoba kuko ndi kumwe n'umunyeshuri kandi byari amakosa. Gusa nibazaga impamvu Ariana badafite ubwoba. Twasoje kurya, Ariana asubira ku buriri araryama arasinzira. Nanjye nsubira gucuruza. Ariana yarisanzuraga cyane nk'uri iwabo. Nirindaga ko twagera kure kuko nindaga ko twaryamana igihe kitaragera. Bigeze nka saa 11 nasubiye kureba nimba yabyutse, nasanze akiryamye kandi amasaha yari yagiye. Naragiye nsuka amazi mu gikombe ndamwigira mu kuronga byuke ntiyumva. Nabonye umwanya wo kumwitegereza, mfata akaganza ke ndakitegereza, nibwo namenye neza ko Ariana ari umukobwa mwiza. Nikitegereje mu maso he, mukora ku matama, namaze umwanya muri ibyo naho agisinziriye. Amarangamutima yatangiye kuzamuka, musoma ku gahanga niruhutse umutima. Ndongera amarura umutwe ngo musome ku gahanga nanone barakangutse. Bitanikanga aribona ko aribyo nari ndimo gukora. Nese mfata agakombe karimo amazi ndakamuha. Ntambwe nti akira amazi. Ariana ati urakoze. Nanjye nti narinje kukubyutsa kuko nabonaga butangiye kwira. Ariana ati sinzi ko byagenze ngo tsinzire ku manywa bigeza, basanga uko ndi ruhande rwawe. Nanjye nti ngaho haguruka utahe ababyeyi bawe badahangayika. Ariana ati ngaho mpagurutsa. Naramuhagurukije nkuye ishuka nsanga yari yambaye akabutura kagufi. Narebye ibibero bye bitampindukira ndeba hirya, nawe amfata mu nda arambwira ngo wambabariwe kansezera. Numvishe ngize ubwoba, ndicara ndahindukira mureba mu maso. Arandeba aramwenyura azanyegera buhoro buhoro, zengurutsa amaboko mu ijosi, arampobera nanjye mufata mu mugongo. Duhagarara nk'iminota 3. Numvaga ndi mu yindi si, igituza ku gituza. Hashize akanya numva aravuze ngo Top Sam, ibi nkora nuko ngukunda, mbe ntarimo kurihura ubusa. Nanjye ndamubwira nti humura, ndabibona ko ndi uwawe.
Ariana arambwira ati ngaho reka ntahe, wakoze kunyitaho, nanjye ntiwakoze kandi ndagukunda. Ariana ati nanjye ndagukunda ariko usigaye unsengera, nasanga mama yarakaye bikaba bibi. Namurengeje irembo, bwari bwije, izuba ryari ryarenze. Amaze kugenda nasigaranye ikiniga n'irungu. Ibyo ni ibintu bisanzwe ku bakundana, iyo umwe agiye undi asigarana agahinda. Bigeze nka 3 z'ijoro yarampamagaye ambwira ko nta kibazo yagize. Uko iminsi ishira urukundo rwariyongeraga. Nari nsigayemo icyo ashaka cyose, cyaba agenze cyangwa gihendutse. Ku by'amafaranga yanjye ntacyo byari bitwaye. Yari asigaye ambwira byose ntacyo amisha. Namuguriye iPad ihenze yo kumviramo umuziki. Gusa sitwongeye gusohokana kuko twangaga ko ababyeyi bazana amahane. Yarigoraga akansura mu rugo. Nabonaga nta kibazo gihari. Umunsi umwe haje umuhungu wigana na Ariana aje kugura utuntu. Nshaka kumenya amakuru ajyanye na Ariana ku ishuri, uko aba ameze. Amakuru yampaye ntabwo yanshimishije habe na gato. Gusa njye sinabyemeye, numvaga ari ibinyoma. Umuhungu yarambwiye ati Ariana arimera mu kigo, bose barabizi ko arasuzugura, akurana n'uduhungu bahora bamwirukana. Yambwiye byinshi, byose bibi gusa. Mu rukundo ibitanya abantu ntibibura. Wa muhungu yese yigendera, ntabwo twituziranye. Yambwiye ko yitwa Jacob. Nasigaye nshyushye mu mutwe, kubyakira birananira. Nawe uri we basibije umukunzi we wababara. Nibazaga niba ari byo koko. Nafashe umwanzuro wo guceceka. Ndavuga nti niba ari byo nzabimenya, kandi niba atari byo nabyo nzabimenya. Nishyize mu mutuzo. Ariana hashize iminsi 2 ataza kunsura. Rimwe mbona arampamagaye nditaba. Ubwo Ariana atangiye kumbwira ati Top Sam, ndakwanze. Ibintu wakoze ntabwo ari byo. Wambabaje. Nese ngwa mu rujijo. Nibaza ikintu naba namukoreye. Ndakibura. Gusa numvaga bivuga ari seriye. Yakomeje kuntuka. Mu byukuri ntazi icyo nzira. Aha, ese rene abamora iki kuri inshuro? Ese karinjye wakabaye umutuka akaba ari umpamagara kuntuka kuri inshuro byagenze ute? Tegereza igice gikurikira. Gusa ntibibagirwe gukanda subscribe and share kugira ngo igice cy'ubutaha uzakibonera igihe. Thanks.